naramanukaga ubwo igihe cyo kurya nkagenda noneho hano hepfo muri tete hari ukuntu waguraga imbada ya desa bakakongeza ibisosi by'inyanya birimo n'urusenda ubwo nyine nkagenda saa sita nkarya ibyo bisosi nkarenzaho nkarya niyo mbada ngakozamo imbada ubwo ubuzima bugakomeza ko twari turi abakene bano bo kubabarirwa. Kindi ni yanzu iragwamo imvura ikakunyagira witwa ngo uri mu nzu izuba ryava naryo bari baragiye bubaka bageza nko hejuru gatoya bakabireka nta yari ishaje ko umuntu yazaga wena nko mu rugo tukamubona watari yatubona. Ubwo ngewe nyine muri ubwo buzima nkagenda mu baturanyi bakantuma nk'amazi ngo kugira ngo bampe ibiryo ntago turabigwa tutari waje kutwahirira ibyatsi by'amatungo ari bafite intama n'amahene nkagenda nkahira ibyatsi nkazana. Umunsi umwe rero ntazibagirwa rimwe barambwira ngo ninjye gutasha ndagenda njyana n'utundi twana kwakunda abana birukanka bari gutanguranwa urukwi ndirukanga ndasitaye inono rireba hejuru urwara rusa nkaho ruvuyemo ariko ntirwacika ariko rusa nkaho rushingutse. Nasubiye hahandi bantumye inkwi ndi kurira ntibareba nyamara agahinda mfite ubwo bati rero ibyo twagutumye ntabyo uzanye nawe nta biryo turaguha. Ahamagara uwo wanyigishaga kuko nta telefone nagiraga atiza kumbwira Jeannette duhure hano kuri ADPR hanyuma muhereze CD yabaze kuyitahana. Ubwo twaragiye turahura duhurira muri kantine ya umumama hakoreraga bamwitaga mama papi twinjiramo arangije arambwira ngo baguhereze amata amata ndayanyweye bati baguhereze na fanta nibaye byose ni gucangacanga ubwo nyine nabonaga ko ari Imana yamfukuri ya kariba nta n'ubwo byo gutekereza ngo yantereta ntabwo ubwo bwenge nari mbufite. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwebwe mudasiba kudukurikirana ku Mpamba Nyayo TV. Iyi ni impamba bagezaho ijambo rihumuriza, ijambo ribohora, ubutumwa bwiza uko mu by'ukuri tusabwa kubuvuga kandi dushize amanga nkuko Yesu agiye kuja mu ijuru avuze ngo sinza abasiga nk'imfubyi nzawohereza umufasha ari wakwiriye ari we Mwuka Wera ngo naza ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya kugera ku mpera y'isi. Akaba ari wo mu by'ukuri duhereza ikaze ku muntu wese ku icano Impamba Nyayo TV tagira idini na rimwe yegamiyeho, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu mahanga yose uyemera agakora ibyo gukiranuka wo ngo agira ute iramwemera. Haleluya haleluya. Hanyuma rero karagaciyemo nkuko mubibona rero ngewe nitwa Felicien turi kumwe na Jeannette n'ubwa kabiri nanone twaba turi kumwe na mama Imana yagiriye neza afite ubuhamya buherutse twabasezeranyije yuko nanone mu by'ukuri tuzakora ikindi kiganiro nanone akavuga ubuhamya kuntu yahuye na Malayika. Tuguhaye ikaze. Urakoze. Urumva umeze ute? Ewe ubone ntacyo nashinja Imana ariko dukuru umeze neza cyane. Hari ugiye ufata umwanya rimwe na rimwe ugasengera abakobwa kugira nabo Imana ibashe kubagirira neza ibigaragarize bahereza abatware bakwiriye kugira babashe kumera neza nkuko mbona ubumeze neza cyane. Imana niyo iduhitira amarega cyane rwose twe twihitiyemo dushobora guhitamo nabi. Amen. Ni iki wabwira abakobwa basenga Imana cyangwa se undi wari we wese mu by'ukuri wumva ageze igihe agomba kubaka urugo? Nategereza asenga Imana nzi ko Imana isubiriza igihe kandi iyo tureberera ntago yatureberera nabi. Amen. Yego. Ariko Jeanne ukiri umukobwa hari byo waje gusenga Imana ikakongorera bati bizaba bimeze gutya mu gushaka kwawe rererere iryo jwi igeze uryumvaho cyangwa rya gukunda kuryumvaho kunzi kabaro ko rya dusenga Imana ikavugana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Yego. Gerari byanje ni birebire.
Imana yankoreye surprise, yantabaye pe ntari nagera ku rwego rwo gusengera umugabo. Yego. Kuko najyaga gusenga Imana ikambwira mva mwana wanje ndagutabaye nkubakiye urugo ukiri umwana. Kambwira ati nguhaye umugabo. Ikampa n'ibimenyetso ndetse w'umucuruzi. Ivyo byose kabimbwa ko ngewe bitewe n'umubabaro nari ndimo nkabona bitashoboka. Ariko Imana ni itureberera ibyiza. Kongo nto twayisaba umugate ngo iduhibuye. Nta bitekerezo ari wakagize. Ntago nari nagize igitekerezo cyo kusaba umugabo mbese cyo kuba nakora ngo ngende Mana ngo mpu umugabo oya. Ariko wari ukoze ko biri koze ibitekerezo warabigiraga. Cyane. Wenda bitewe n'iminsi wabagurimo ntago wabishiragamo imbaraga nyinshi. Birumvikana. Hanyuma rero karagaciyemo kandi nabyo babiri ngombwa mu by'ukuri kugira kuko abana b'Imana iyo buhuye baraganira kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Ubwo rero wowe wumva rwose ugejeje igihe ari gase n'abakobwa gusa n'abasore ku baruko ngo abasore nanjye ndabakomeje. Mwiringira Imana. Mwizera Imana, Imana izabagirira neza cyane. Ku musore hari kuntu abantu bajye bavuga ngo abakobwa ngo barahari ngo ikitabuze, iyo migani buri yanjye sinjya nemeranya nayo kuko iyo umuntu atarabona uwo bazarwubakana mu by'ukuri arareba akazengurutsa muri isi yose muri Rwanda mu bakobwa abona bose akaboramo umwe wiwe akashakisha iyo ataraboneka nuko umukobwa kandi nuko bimeze. Rero ndagukomeje mukobwa udukurikiye wumva iki kiganiro, humura, Yesu arahari kandi arashoboye byose. Icyo utakwishoboza, icyo badiye bataguha, Yesu arari kugira ngo akiguhereze. Gumamo rero. Hanyuma rero aho rero kandi twavuganye byinshi mu by'ukuri. Hanyuma tuvuga ko uzaduhereza ubuhamya kuntu wahuye kuntu kwabonye Malayika, kuko mu buhamya bushize mu by'ukuri Dorcas yavuze ubuhamya avuga ko yabonye Malayika ariko yari kumwe n'umukobwa mukuru we yarakira umwana. Nibaza ko byinshi yagendaga avuga wenda byinshi hari ibyo wenda mu by'ukuri nawe ufite kuntu bizi. Akaba aho ariko mbere ko winjira muri ubwo buhamya mu by'ukuri wenda watubwira mbere yuko Malayika aza ubuzima mwari mubayemo. Kandi ubwo twanakwakiriye. Murakoze. Yego. Ubuzima twari tubayemo bwo bwari ubuzima bugoye cyane. Kuko mu rugo baratubwiraga ati rero bana bacu mugende mwihigire kwishakira mbese mwirwaneho. Ubwo nge nahekaga ako kadoro tukagenda nko mu rugo ahantu bakaduha nk'ibiryo cyangwa se rimwe bakadukorera amati mugende ati mugende. Nawe yarakana gatoya. Nawe yarakira akana. Ubwo ibyo badukoremo nkabiha umwana kuko nta warya umwana ari kurera. Nanjye nari ndi umwana ariko nge nari mukuru kuri we. Kuko wari ufite yego waramuhetse waramusigaranaga. Ko twari turi abakene bano bo kubabarirwa. Urumva nimba umuntu ari mu nzu y'umutwa nayo yarayimutijije. Yego. Kandi ikindi ni ya nzu iragwamo imvura ikakunyagira witwa ngo uri mu nzu, izuba ryava naryo rikakwica witwa ngo uri mu nzu. Yewe ubwo sinakubwira ngo yari ifite ibyumba bari baragiye bubaka bageza nko hejuru gatoya bakabireka nta byumba nta saro, rwari uruntu umeze nk'uruhangari cyane kubera ko yari ishaje. Yari y'inkarakara ariko umuntu yazaga wena nko mu rugo tukamubona watari yatubona tumurebeye mu myanya y'iyo nzu. Ubwo habaga nk'igihe dutoraguye nk'amashashi cyangwa ibitambaro tugapfurikamo, ariko urumva ko iyo tugira ubushobozi ntabwo twari kuba muri ubwo buzima. Yego birumvikana bwari ubuzima bugoye. Yego. Ubwo rero muri icyo gihe muri ubwo buzima butoroshe uwo mwana cyangwa se uwo doro yaje kujya uhura n'uburwayi bwitwa bwaki. Imana ikoresha umuntu aza kudusura. Ndumva yatubwiye yuko aturuka hano mu Kinigi ko ari umuganga. Ubu nimba akiriho ntabwo byo nabikurikiranye ngo menye ngo aracariho. Araje aravuga ati se maje kano uno mwana bumumpaye mbe mugufashije igihe gitoya urabona ararwaye. Se maje rero yararebye abona nta yandi mahitamo afite kuko na n'ubundi umwana yarageze kure.
ubwo arangije aravuga ati rena n'ubundi ni mu kwimara apfa, ahubwo hari igihe Imana yabicishije muri weho kugira ngo umwana wanje abeho. Yaramuhaye atitaye ngo wenda mujyanye hehe, arizera gusa kuko yabonaga n'ubundi namumwima umwana aramucika. Ubwo mwana yaramutwaye hasigara njyewe. Ubwo njyewe nyine muri ubwo buzima nkagenda agenda mu baturanyi bakantuma nk'amazi ngo kugira ngo bampe ibiryo, nkagenda nkavoma nava bati ntago turabigwa tutari waje kutwahirira ibyatsi by'amatungo, ari bafite intama n'amahene, nkagenda nkahira ibyatsi nkazana bakampa ibiryo. Umunsi umwe rero ntazibagirwa, rimwe barambwira ngo ninjye gutasha, ndagenda njyana n'utundi twana kwa kundi abana birukanka bari gutanguranwa urukwi, ndirukanga ndasitaye, inono rireba hejuru, urwara rusa nkaho ruvuyemo ariko ntirwacika, ariko rusa nkaho rushingutse. Nasubiye hahandi bantumye inkwi ndi kurira, ntibareba nyamara agahinda mfite, bavuga bati rero ibyo twagutumye ntabyo uzanye, nawe nta biryo turaguha. Ubwo natashe mu rugo ndi kurira muri ako gahinda, ndagenda ndigunja. Nari mfite urupira rurerure nambaraga rugeze ku birenge, ndagenda ubwo nigunja muri rwa rupira. Noneho ndatangira ndavuga se Imana ni igiki naba narakoze, cyangwa byibuze n'ababyeyi banje bambyaye baba baraguhemukiye ukaba uri kubinyitura. Ndarira muri ako kanya nibwo nabonye umuntu aje mu rugo, araza yari afite ikibo, yinjira muri ya nzu, ubwo twari turi kumwe, arambaza none si mufite umufuka? Ubwo wenda nyuma gatoya nari mfite uburiri ndaraho, ariko kubera ubushobozi buke nta biti bari bafite ngo wenda byo kunkorera uburiri. Hari ukuntu bapangaga amabuye bakayapanga nka kuno bapanga igishinga, hanyuma bakagitondeka nk'aho ari agashinga, bakorosaho ibyatsi. Noneho hari ururago runini rwagiraga ibigoyi binini, nashiragaho nkaryamira uruhande rumwe urundi nkarwiyorosa. Ubwo muri icyo gihe hari munsi yaho nsubiye inyuma ho gatoya, umugore wa Semajeri yaracuruzaga mu Byangabo, acuruzamo imipira. Aragenda yari afite inda ya kabiri, agezeyo ibitotsi biramutwara arasinzira, imyenda yose barayiba, atahana uwo mufuka arico kigunira. Nico gusa yatahanye. Ubwo rero icyo kigunira bakinciraga munsi y'ikirago, noneho nkakiryamaho. Uwo muntu rero yaraje arambaza ati se mufite umufuka? Mubwira ni nta mufuka tugira, ariko dufite ikigunira. Kandi nkiryamaho. Urabizi umwana habaga n'igihe avuze n'ibyo batamubajije, ati genda ukizane. Narakizanye, shiramo amaboko, wa muntu arasuka, mbona ni ibirayi biri kuvamo, arasuka, mbona cya kigunira kiruzuye. Ibyishimo biranyice, ngavuga ni nagene ndahita nshaka ibyatsi mitenotsa, ntimitenje. Kubwo kandi kumva atari nje urari utagiye ngo nshaka ibyatsi ngo mitenotsa, bitewe n'inzara nari mfite. Ubwo wa muntu yarasenze, asenga mu rurimi ntari kumva, ikintu numvishijeho ni umugisha gusa. Arambwira tuze kubwira papa wawe ko Mikayire yagusuye. Ntago nari nsobanukiwe ngo ibya Malayika kuko nari nkiri muto. Yego. Ubwo nafashe kakiba ndamuherekeza, turagira kuko twatutuye ahantu hari amashamba, tugeze ahantu hitaruye cyane, mbona imvura isa nkaho ikubye, ku buryo haje igiho ukaba utabona umuntu uri imbere yawe. Nge numva yuko ari imvura igiye kugwa. Hanyuma ndangije ndamubwira nti rero nsubiyeyo, ndi kubona imvura igiye kugwa. Namuhereje cya kibo, mu kubirindukira muteye umugongo, mu gusubiza amaso inyuma nshaka kureba wa muntu, kuko yari umuntu mwiza ufite ubwiza ntari nakabonye. Yego. Nsubije amaso inyuma ngo murebe, ndamubura. Ubwo ntago nabyibajijeho cyane kubera iby'ubwana,
naje nasubiye mu rugo ndi kwirukanka cyane ngiye kotsa ibirayi mbakubitanye na semajeri ni papa we ntihari umuntu wadusuye ntiyatuzaniye ikibo cyakirimo ibirayi ariko cya kigunira mu ndazaho ntiyacyujuje ntiyabisutse biruzura ati wa mwana we ntiwarwaye mu mutwe ukumva uri muzima n'indi muzima ni kandi biri muri saro nta nubwo byigize bivamo none se ngo uwo muntu yakubwiye ko ari inde ntiyambwiye ngo yitwa Mikayire none se ni Malayika Mikayire ntibyamareka ntabwo yabyongeye ko yambwiye ko ari Mikayire wadusuye none se yari yambaye gute ntiyari yambaye ikanzu ntiyambaye n'udukweto tugiye dusobekeranye ntitwari tugiye kugera nka hano mu ntege ntiyari mwiza ni ku buryo ubwo bwiza bwe ntago nari nabubona ahandi rero nujya kumusura uzambabarira unjyane tumusure nuko ati wa mwana by'uru kuvuga uri muzima n'indi muzima twaragiye tugeze mu rugo ndabimwereka biramurenga kubyakira biramunanira nawe sinzi ahantu yaganye azana agapapuro kari kariho Mikayire ari gukandagira satani araza ati ngwino nkwereke agashushanyo mbonye akimara kukanyika ndavuga ni ni wa muntu waje hano se ko ari uyu nguyu ariko runo rugaba ari gukandagira ntago bazanye ariko wa muntu waje hano n'uyu nguyu ni nizi nkweto niwe waje ntariko ntago yazanye inkota nicyo yazanye n'icibo ubwo nawe biramurenga kubyakira numva ntibiri hafi ahangaha ndetse nako gapapuro yanyeretse karacahari kari kwa mama we mu Bigogwe yahise aguze itike aragenda abwira nyina ati mama umwana wanje yabonye Malayika nyina nawe ati rero ako gapapuro kansigire nanje hari igihe yazaza kunsura ubu kwa nyina kanamanitse muri saro ntago bigeze bagakuramo ubwo Imana itugirira neza abantu bose abibwiye bakanga kubyemera bati buriya ni ubuhamya yapapiriye abishira mu mwana ngo ajya abivuga Malayika si yaje ryari ariko mu by'ukuri ikinyoma kiratinda ariko ntago kiramba ashobora kumbwira guco nkaja ndavuga ndi kudidimanga cyangwa rimwe nkabivangavanga ariko ibyo nabonye narabyiboneye n'amaso yanjye ntago ari ubuhamya yiri wahimba ngo nango njewe ngo nzabutange woya ibyo mvuga niko kuri muri ico gihe rero aho yageraga hose batumwa nanje abonye Malayika abantu bakavuga ati ntibishoboka dushaka kureba ko kana kabonye Malayika abaje batuzanira umuceri abaje batuzanira amavuta abaje batuzanira ibishimbo tubona ico kurisha bya birayi nukuri Imana yanza mbese umugisha Imana yavuze tutangira kuwubona sinongera kuzerera muri rubanda ngo ndi gushaka ibyo kurya Yesu akomeza kutugira neza irakomeza ikoresha abantu iby'ubutwari umunsi umwe rero Imana iza gukoresha umuntu ageze mu rugo arebye ubwo buzima tubayemo yitanga kudutiza inzu hano muri uyu mujyi ndibuka yanadushakiye matera kuko yabonye tutarimukana ibirago adushakira matera ubwo adushakira n'imodoka bya birago cyokoza twanabisiga tubishira munsi hejuru turenzaho matera nyine turagenda dutiza akazu k'icyumba kimwe n'agasaro ubwo nyine byabaga ngombwa ko ngiye na n'ubundi baje kuncumbikisha bitewe nuko tutari dukwiriye muri iyo nzu ubwo buzima twabubayemo cyokoza Imana igenda ihindura amateka abantu bakajya badusura hanyuma nza kugira amahirwe kuko nyuma gatoya kubera wenda yuko ugera aho ngaho yihanganire gatoya dusubire inyuma kuri bya birayi yego bya birayi mwabiryaga mwumvaga bimeze gute Shayo umuntu afite inzara si niyo zabisogo wumva ziryoshye nje numvishije ari byo biryo biryoshye bya mbere bibaho ubwo rero wenda nyuma gato nsubiye inyuma kubera ubwo buzima nyine narize niga uwa mbere ngeze mu wa kabiri kera batangaga ibiceri 300 ubushobozi burabura nyine wari watangiriye he natangiriye kuri Busogo ya kabiri yego byangabo Busogo ya kabiri twadutuye hafi na
ku mwana nyine ntaco byari bintwaye. Ubwo nize igihembwe kimwe mu wa kabiri mbo wa kane, ikindi gihembwe babura turuwase yo kunyishurira, biba ngombwa ko mvamo nyine kubera imibereho mibi. Yego. Ubwo rero twaraje tuje muri iyo nzu badutije. Ubwo tubamo ngira amahirwe nkundwa n'umuntu umwe w'umubyeyi, Imana imuha umugisha, bamwita Ingabire Jean Bosco, yitanga kumpa imashini yino y'ubutayeri. Hanyuma mbwira umubyeyi wanje semeje, ndamubwira rero ihangane urebe ko wanyishurira byibuze, urabona kwiga byaranze, hanyuma we ndebe ko nanjye nazibeshaho. Yaranyishuriye ariko kubera ko ubuzima nyine ntago yari yakabufatishije ku buryo ke nari ndiga nkarangiza neza amezi 3. Hari umuntu yaje kunshakira hano muri uyu mujyi anyigisha kudoda, neza amezi 3 gusa, abura ubushobozi kuko ntago yari yakabonye ubuzima. Hanyuma mbwira uwo muntu wanyigishaga, namubwira rero korera Imana ureke kunyirukana, byibuze nge ndaza nicare ndebe n'ibyo mu rugo ukora. Ubwo rero namanukaga nta kintu nje gukora, nkicara nkareba, ariko zari inzira z'Imana. Imana ibihinduye paje rero muri uko kuza ndi kwicara aho ngaho, niho namenyaniye n'umugabo ubu turi kumwe, akaza akansanga aho muri atelier. Hanyuma umuntu wanyigishaga yari mwene wabo w'umugabo. Ubwo rero yazaga ari waje kureba. Yigishaga umukazana atabizi. Turamusuhuje. Ni byiza cyane. Ubwo rero yaje kubaza ati sikarakana ko mbona kitonda nako kwandi. Ati karakana nakasemajiri. Ati kakandi yigaza kuduha mu buhamya ko yagatoragwa. Ati nje mbona arakana kitonda kubera Imana. Bura yabonaga ubundi bwiza. Yego. Kubera Imana. Amen. Yego. Ubwo ikintu kimwe cyantangaje n'ubu mbisubiramo nkiseka. Yarankunze ariko umunsi umwe semajeri aje kumugurira, acuruza amampuri na televiziyo. Aza kumugura televiziyo na ampuri kubyesitara semajeri biramunanira. Hanyuma mutumaho, ariko iyo gahunda yuko yankunze yarabifite ku mutima ariko atari yabimbwira. Ubwo aza mu rugo kubitwesitarira. Ubwo akurayo agasede, maje gukurayo agasede nk'ejo ahamagara uwo wanyigishaga kuko nta telefone nagiraga. Atiza kumbwira Jeannette duhure hano kuri ADPR, hanyuma muhereze CD yabaze kuyitahana. Ubwo twaragiye turahura. Duhurira muri kantine ya umumama wahakoreraga bamwitaga mama papi. Twinjiramo, arangije arambwira ngo baguhereze amata. Amata ndayanyweye, bati baguhereze na fanta nibaye. Byose ni gucangacanga. Ubwo nyine nabonaga ko ari Imana yamfukuriye akariba. Nta nubwo ibyo byo gutekereza ngo yantereta, ntabwo ubwo bwenge nari mbufite. Bati baguhereze n'amagi, nta kibazo, byose ndahura. Byose narahuranyije, ubu niho mbitekerezaga agahinda kakanyica. Byose cyokoze iyo tubisubiyemo nawe aravuga ati no mu byo nagukunde nacyo kirimo. Ubwo yaje kumpereza ya CD, amaje kumpereza ya CD, ampereza n'ibihumbi 2 ngo ni intege mbashe kugera mu rugo kare. Narabuza nti Imana imfukure ya kariba, bino bihumbi 2 mbipfisha ubusa. Wagiye n'amaguru? Nagiye n'amaguru, ntaha ndi kwirukanka. Ndavuga nti ibihumbi 2 Imana impaye nanjye sindabipfisha ubusa. Ubwo nagiye n'amaguru nk'ejo nkaje ndabyuka. Urabona muri atelier bura ntago ari byiza kugira ngo ugaragaze umubabaro wawe wose. Ushobora kugaragariza utanarakugira n'impuhwe. Uwo mubyeyi wanyigishaga yazanaga ibiryo, ako nahengaga agiye kurya nkavuga nti yabane nanjye kanje kurya bampaye amafaranga. Ariko kwabaga ari ku buryo bwo kugira ngo ntamubangamira. Ubwo nashakaga hano nje guhagarara nk'akanya, nkagaruka ngo nariye nkabwirirwa. Ubwo rero nahise mvuga nti ibi bihumbi 2 birancuma iminsi. Naramanukaga ubwo igihe cyo kurya nkagenda noneho hano
hepfo muri tete hari ukuntu waguraga imbada ya desa bakakongeza ibisosi by'inyanya birimo n'urusenda. Ubwo nyine nkagenda saa sita nkarya ibyo bisosi nkarenzaho nkarya niyo mbada ngakozamo imbada, ubwo ubuzima bugakomeza. Umunsi umwe rero nabwo yongera guhamagara uwo mubyeyi ngo ninze ngo ambwire. Musanga aho yakoreraga, ariko yagiraga n'utuntu dukeyo umubyeyi yakundaga kuntuma. Arambwira ati rero kubera yanzara yambonyemo, mbwa ati rero nabonye ugira peti, nje nta peti ngira, shaka kuja kumfasha rero tukagenda tugasangira. Ndavuga nti Imana uhabwe icyubahiro ku mutima, ntihabwe icyubahiro ku mfuka uriya kandi karibu. Twaragiye tujya kurira ku Rumuri hano hirya aho bita kwa pasiteri. Kera rero si ubu ngubu ibiryo byahenze, baruraga byinshi, bararura urusane bararwuzuza, ndabirya ubu niho mbitekerezaga ndayitekerezaga nkiseka reka da ntago, ahubwo reka nkusetse. Namaje kumara rwa rusane ati baguhe na fanta ifanta nayo ndayihukura, ni wa muntu wari ufite inzara, wari ufite rwose inzara yose, baguhereza indi nayo ndayifata ndayinywa. Arangije nyuma yaho arambwira ati harya bakwita ndi ntiburya se burya igihe tumaranye ntago ari wakamenye. Njye nitwa Dusabimana Jeannette. Ati yo, ati naragukunze rero, numva icyo bakije muri njyewe, ese wankundiye iki? Nabonye witonda, mbese arambwira ati nabonye uko uteye twahuza. Ati rero njyewe nshaka kugira ngo umbere umugore nimba wujuje imyaka, hanyuma nanje nkakubera umugabo. Isoni riranyica, ndavuga si Imana kuki utampishuriye kare ibintu byose naryaga. Ntari gutekereza ku mutima ati uyu mugore nimbura ibyo mugabo nanje azanyirira. Isoni riranyica. Ubwo muri icyo gihe nibwo natangiye kugenda gake gake. Noneho yambwira ati ngwino tujyane kujya, ni Yesu we ntinahaze, anari ukwihagarara ngo atacishamo ijisho. Igihe cyaje kugera biba ngombwa ko amperezanta mu muryango wabo, ariko kubera amateka nyine twaragiye. Nkimara kugera iwabo ati mama nawe papa dore umufiyanse wanjye n'uyu nyuma gato yasubwo wese umwemerera abakobwa ko mbo reka nkubwire kandi yabyemeye. Reka nkubwire nabanjije kwihagararaho ndavuga nti nzaguha igisubizo, ariko bitewe n'ubuzima buriya naravuga nti Imana ntacyo reka musange byibuze ngire derese mbonaho mpagama, kuko cya gikomere cyo kwitwa umutoraguzwa nyaho natambukaga hose ati dore wa mwana batoraguye byarankomeretsaga. Byibuze nkumva yuko ninubaka urwanjye wenda bazahindura imvugo bati dore uriya mu mama, mbese bagahindura inyito banyita. Ubwo muri icyo gihe naratashe njya kugisha inama. Hari umubyeyi umwe nakundaga kwisanzuraho, ndamubwira si ko hari umuntu wambwiye ngo arankunda kandi ngo ko yifuza ko tuzabana tugakorana n'ubukwe, ungiriye inama. Hanyuma uwo mudamu aravuga ati rero na n'ubundi igendera ujye kubaka urwawe, kandi Imana niyo yubaka urugo. Ntago ari twebwe twubaka urugo. Ushobora kubaka urugo ukuze rukakunanira, ariko iyo Imana ariyo yavuze ngo ubaka, iguha ubundi bwenge kubaka urugo rugakomera. Ubwo byabaye ngombwa ko njya kujyayo nyine agiye kumperezanta iwabo, nabwo mpahurira n'urugamba rutoroshe. Yamaje kuvuga ati uyu niyo mufiyanse wanjye, numva twakubakana urugo. Bati uyu ni uwo kwande, bati ni uwo kwa Semajeri. Ese Semajeri afite umwana ungana guca? Rya jambo riragaruka ngo ya ni uw'Imana yamuhaye, ni wa wundi yatoraguye. Hanyuma umugabo ati si none urinda waje kwenda umutoraguzwanyo? Abakobwa ko bahari, abiza bafite amafaranga barahari, kubera yuko hari undi mukobwa wajyagayo akahirira mabukwe ibyatsi by'inka
hanyuma akaja kubaha imibyizi akabahingira bati nta wundi mukazana usibye uriya. Ati ntago twabyemera umukobwa utagira inkomoko akaba adafite se akaba adafite bene wabo nta nyirasenge nta musaza we bakararuje ku muhanda ntago bishoboka. Bo bakamwemeza uburyo ki agomba kuzana wa wundi bashaka ko ari we uba muri urwo rugo. Hanyuma umugabo abasubiza ijambo ryiza nta niryo ryatumije mukunda. Vuga ati njye namukunze ibyo byose mbizi, nzi yuko ntasagira, nzi yuko nta nyina afite, nzi yuko abo bose mutondokoye ko ari nta bafite, kandi kuba abayeho uko ari ntari wowe wabihisemo, kuko ntawe uhitamo aho azavukira. Kuko umuntu ahisemo aho azavukira wahitamo abantu bakomeye akaba ariho uvukira. Ubwo rero ba nyina bati rero nimba ari uguco bimeze uzirwarize nta giceri c'icumi tuzagutwerera. Mugabo aravuga ati nta kibazo rwose muzareke kuntwerera, ariko uwo nakunze n'uwo singiye kubana n'umuntu ntakunda. Ubwo bukwe bwarakomeje, ndamushimira ko atacitse intege agakomeza akankundira ukundi. Hanyuma ubukwe bwarakomeje turasangana, ariko hari igihe ugira ngo urugamba rurarangiye. Sinzi umuntu wigeze guca umugani ngo agahinda gashira kandi ari ibagara. Twarasanganye mu bukwe baturogeramo, turagenda tumaranye amezi 3, ariko baturogeye mu bukwe turarwara dutangira kuzongwa turazongwa. Famiye y'abati twarakubwiye kujya kuraruza umwana wo ku muhanda, mwana w'imfubyi, ati bishoboke ko ari sida yaba yarakuzaniye. Kandi buriya kubera ibyo bintu byagiye bimugeraho, mbere tugikundana turi hafi kugira ngo dukore ubukwe, twagiye kwipimishiriza kuri centre de santé hano ku ntuza ku bitaro. Baduha ibisubizo ko turi bazima, yanga kubyemera, anjana kuri centre dushishoza ati wenda hano centre de santé haba hari uwo muziranye akaba yabihisha akamujyana aho batakuzi. Tujyanira centre dushishoza, icyo gihe barapimaga naho turagenda baradupima basanga turi bazima. Ubwo rero icyo gishako cyo kuvuga ngo namuzaniye sida cyamugezeho, ariko kambwira ati siko twipimisha ahantu hatandukanye, iyo sida yaba yarayikuye, kuko nta hantu Imana itakora umuntu. Yego, ndabashimiye, wenda tuzasubira mbabwira ukuntu Yesu yankoreye ibitangaza. Ubu ngubu nkaba nanje nitwa umwana wabonye se. Ubu ku tariki 18 z'uku kwa 10 maze umwaka nanje ndi kwiga kuvuga data. Nzababwira rero ko nanje ubu ngubu ndi guhamagara papa, mwumva uko bimgenda. Amen, amen. Amen. Byiza cyane rero, murakoze, turashimiye. Kandi na famille Levela Pasteur Semaje nayo yakoze umurimo udasanzwe gutwara, bahabwa umugisha n'Imana. Mwarakoze cyane mu by'ukuri, tuze ko bagize uruhare rukomeye cyane. Yego. Nyuma rero reka wifuza ugize igitekerezo tera comment, wifuza kuvugana natwe telefone zirahari, wifuza kuvugana na Jeannette rwose twabigufasha, ukabona nimero ye biroroshe rwose, mukaganira n'umama mushima Imana, mama ukunda Imana kandi ugakunda n'abantu bose b'Imana. Imana iguhereze umugisha. Amen. Reka rero turangize rero nanone nkuko bisanzwe, senga Imana. Imana iguhereze umugisha. Amen. Mana ndagushimye ko abanye natwe mu biganiro byose twagize. Ndakwinginze cyane Mana ngo iki kiganiro twagize kigire abo kigeraho, Mwami kigeraho cyabakura naho cyabashira. Reka buri mwe wese uzumva ubuhamya bwanjye Mwami azabone kugira neza kwawe. Uwiteka we n'ukuri ni weho utabara umuntu, kandi ngo nta kurutakura umuntu nta naho utamugeza. Tugushimiye uburinzi Mwami wadushizeho, tukaba twari tugejeje amagingo yaduhamya kugira neza kwawe. Ndakwinginze ngo abafite ibibazo bose Mwami ukomeze ubagenderere bahumurize, kuko nta wundi bizeye usibye Data wo mu ijuru. Komeza Mwami ubane natwe, igihe cyazagera Mwami tukunga kuza gutanga ubuhamya tuzagushima. Ngaho bibana natwe, n'ukuri Uwiteka Mwami ufashe buri mwe wese uzareba buno buhamya. Twatse bike byinshi biduhera ubuntu byambaje mu izina rya Yesu. Amen.